papa Bera ku mitungo zaba kampani bafite yaba ari amazu yaba ari amasambu yaba ari ibibanza yaba ari ubwato buri kimwe cyose uzi mwabashije kugura kandi mu bantu bakoze nawe urimo ndimo narabiruriye yego urimo nizera ngo nagiye kuzana iby'ubutaka n'ibiki byose kose hari ikintu ntumva yatekinitse ate kugira ngo ntajya gusinya akaba ari usinya wenyine ni bwawe nyine oya se kandi Dr. Mbabarira w'insaza wo kabyara ntabwo ngiye gusazwa n'amafaranga ujyana ngo nindangiza nsazwe n'urukundo rwa mushiki na musaza ngo hiyongereho imitungo yanjye n'umugabo wanjye itanyanditseho ntabwo bishoboka ikintu mbonye cyo wikoreye uzi ko nikoreye amaboko wikoreye mu mutwe wawe wikoreye ibintu byinshi Imana yonyine yo mu ijuru yo kugutabara oya ntabwo nzikorera amaboko oya wikoreye ibintu byinshi ndapfuye ndarangiye wikoreye ibintu byinshi mu mutwe urumva wikoreye kuba uri umwana utarabyaye ikindi cya kabiri imitungo ntikwanditseho ikindi cya gatatu dogita nawe urashaka amafaranga kandi ibyo byose birareba wowe nagira ngo nkuburire wucekinge nawe wirebere reka jyewe ngende iby'amafaranga bizazanya ndasaze mu mabera bayi rero ndasaze ntangane oya kumbuki bayi tuzasubira inyama zo mu nda ziracikaguritse papa Bera imitungo ntabwo inyanditseho ngo yanditse ku mwana we aho ndapfuye noneho nyine sinabona uburyo musobanura ariko uyu niwe utumye mubona Bruce ungana gutya usa gutya ufite imbaraga zingana zitya yarangaburiye kuva mu bwana yanyitayeho mu buryo bwose yandwaniye ishyaka kugira ngo mbashe gukora so ubuzima afite rero mbukesha we niwe mwamikazi rwose wanjye kandi twahisemo gusangira ubuzima nanjye adahari ubuzima bwanjye nta gisobanuro bwaba bufite byose nkora rero nawe mbikorera we ko nihiringa umurava mu mbonana ndetse n'ibyo munshimira ko ndi umunyamurava kandi umunyamwete byose mbikora ku bwe akaba ari we mama wanjye wambyaye kandi mwiza rwose mama rero wisange ahangaha naho habaye nko mu rugo urebye ni mu wundi muryango byiza twishimiye kukwakira ni karibu mu rugo urisanga ntabwo nari nkuzi ariko ndishimiye cyane kuba mbashije kubona mama wa Bruce murakoze cyane yagutatse byinshi cyane nikomere uyu muhungu wagira ngo yize ibisigo ase murabona badasa barasa kamuganira nanjye mubwebe niza ndagukunda umvishe ukuntu amutatse oya birakwiye ariko se ntabwo twaganiriye ariko ntabwo twakwakiriye tukoze imana iki mase muri iyi minsi hari ukuntu aba ari ku marejime asigaye arya mu gitondo na nimugoroba gusa ariko ntabwo byabuza ko yadusura situmwakira ibintu arya sinzi niba mwabibasha ntimwigore rwose ntimwigore arya agatoki k'umunyagara ahubwo mbona asenze bya bitoki byawe ngo sinzi byoroshye ntimwigore ni ukuri kandi murakoze bavuga ngo nta gisanganywe nk'amagambo hano barya amafiriti gusa kandi urabizi ko atari byiza ku buzima bwawe amafiriti gusa se niyo adutunze ntabwo turya n'ibindi biryo bifite intungamubiri reka buri firiti nta ntungamubiri uretse kagakobwa kazikunda n'amavuta menshi kandi iyo ntabwo abyemerewe
nawe yarakwiye utudora agatuza kabaye agatuza adafite rero byo ntabwo ari gusa yarakuze yabaye umusore wakoze kudusura pe ntabwo Bruce ari umwana mubi umwana mwiza ibintu byo bikora uko bikwiye n'inshingano z'uko nabimubwiye ntacyo muveba ndamureze neza uyu naramwirereye njye wamwirereye rwose ntabwo yantenguha ndabizi rero ntukumve ko wenda ari ahangaha samutame igihe wumva umukeneye ntumubone hari igihe nanjye mba mukeneye pe bikaba ngombwa ko mukererezaho gato naranamwinginze ngo ajye kora abahangaha arangarananira ntabwo nasiga mama ariko bimwe na rimwe ujya ucishamo n'ukuri umudutizi kuko hari igihe ngira akazi kenshi bebi nawe yakoze izamu ry'ijoro ugasanga urugo rurariye ariko nkamwinginga nibura arari akanga akananira ntabwo nasinzira nzajya nguhamagara mbikwisabira ntabwo nasinzira oya ntabwo nasinzira ntabwo byakunda uyu yaraye mu gasozi ntabwo nasinzira ubundi ntibyoroshye hari ukuntu ugiye kuba nk'imashini y'ahantu mbese kuvuga ngaraye mu gasozi ntabwo wasinzira ntabwo azigera ashaka nashaka nyine nzamenya ko yashatse byakire ubu se yarara amubwira ko nyine yashatse oya ariko ni ukuri wamuniza mu gihe mukeneye ntabwo ari buri munsi ntabwo ari buri munsi pe umwanzuro uragoye kuwufata nonaha ni ukuri Mabera ibibazo nabona byatangiye kudukomerana iriya safari yanyongereye ibibazo muri dosiye yanjye no kwa James contract twagiranye urayizi cyane ndayizi hano ko amaze kurengaho iminsi mu byo twasezeranye kandi wibuke amagambo nakubwira wa mudamu yaje hano kumbwira ambwira ati nibireka birenzeho atanu ku ijana azahita agenda none nanjye byandenze niwe uguhamagaye cyane oya ntabwo ari yagize ngo ndimo ndikanga ko barimo kumpamagara ubu rero byacanze nabuze icyo ndibuze gukora byanze bikunze turaza kujya mu gihombo kitari munsi ya miliyoni 15 kubera yuko ni ibintu biri mu masezerano ari abavoka bacu ari abavoka babo twakoranye amasezerano twese duhari tubyemeranyo kandi ngo abagabo basezerane nibo bahurira ibi bintu nta hantu twabikwepera icyo mbona ni iki ngiki rero nk'umugore wanjye unyumva kandi dufatanyije n'ubundi urugendo rw'ubuzima ako utaragira icyo usaba nk'umugore wawe njye ahubwo ari cyo nari ntekereje mbwira banza umbwira none ushobora kuba hari izindi ushaka kubicishamo njyewe ntekereje ko nazashaka James tukaganira sinzi niba ndari cyo wari utekereje ariko icyo ngicyo njye nicyo numva ntekereza kuba nakora shake James muganirize mwibutse umubano dufitanye mwibutse yuko rwose ahari abagabo badapfa abandi turebe ko yaca inkoni zamba ayo mafaranga ni menshi amafaranga iki gihombo cyaba kirenze ukwemera cyaba kiri kinini cyane pe hakuze ubwoko kwana ariko ubona twebwe abagabo kontakte zacu hari ukuntu zizamo kwikomeza no kugira gute no gushaka kwigirizaho nkana mugenzi wawe ariko buri hari ukuntu ushobora gutegura kwitegura hariya buriya kuri telefone byo byaba byiza cyangwa wajyayo ukamusanga muri ofisi ku kazi yewe numva najyayo kuko byanga bikunda renda kuva hanze igihe nazamusanga muri ofisi tukaganira buriya kuri telefone biroroshye ko umuntu aguhakanira akurya uteye intambwe akabona ntako gahinda ufite akabireba mu maso akabona ko dufite buriya iyo urebana n'umuntu gutya no kuri telefone buriya telefone birihuta kuguhakanira ariko iyo murebana biramugora abanza akabitekerezaho akabanza akabyumva ntabwo yihuta guhakana rero numva nazamusanga
reka uwo mukoro mbe mwuguhariye deni noneho ubanze wumve intekerezo ze turebe yuko ari inyoroshye yashyiramo kugira ngo turebe ko twasohoka muri kiriya gihombo naho ubundi ari abantu batwimyivuza ku gihe barampemukiye cyane nta kundi nuretse ko atari wowe ubyiha umuntu aremera nyine reka twanzure dutyo wowe witegure kuwa mbere umunsi w'akazi ariko uzabanza uhamagara umudamu wumve niba yaragagarutse baba bafite gahunda y'uko agomba kuza muri weekend uzabanza umuhamagare numenya ko yaje ufata umwanya wo kubitegura ugende umusange muri ofisi muganire uce bugufi kandi akwizeye nawe mu gutreatinga umuntu cyangwa se mu kumuganiriza kugira ngo tubashe kugera ku cyo twifuza iyo uvuga ikintu kikuva ku mutima nawe ntiwananirwa kukivuga nzabimwumvisha pe nda unegosiye udesiye ture ko twasohoka rwose muri iki gihombo kitazatugeraho byaduteza intambwe isubira inyuma kandi simbyifuza ndumva rero ibyo ngibyo ibyo rwose gahunda niyo okay ngiye mwibariza ubundi rwose utajya udusura hano udusura inshuro nyinshi maze iminsi ntabasura ariko ntabwo ari impamvu zanjye ni impamvu z'uburwayi maze iminsi ndi kwa muganga ujye ugerageza rwose udusure niyo kaba ari gakenya ariko udusure nyine mba nshaka kukumenya menye famiye umbwira amateka urumva nyine usibye wowe ubundi abandi bantu nzi ni papa na mama nta wundi muntu wo muri famiye nzi rero mba numva nshaka kumenya ibintu byinshi ariko nyine mama bambwira ngo bimwe yarabyibagiwe ngo ibindi ngo ntabyazi kandi wowe wabona ubizi ndabizi noneho niyo mpamvu navuze nyine uza hano gakenya ubundi ngo uza nagiye wagiye udusura kenshi cyane ukaza nyine tukaganira tukamenyana ukamenya nanjye nkakumenya uba ushaka kumenya amakuru nibyo uba ushaka kumenya amakuru uba ufite amatsiko ya famiye kandi nanjye hari ibintu byinshi nzi ariko kutaza kenshi ni ikibazo cy'uburwayi cyabayeho ariko ubu ngubu nabonetse uburwayi ese ubundi anti kamubaze nyine ntubyumve nabi yego nta kibazo nyine ejo bundi uri hano ibyo bavuga ubundi nibyo ibyo bavuga nibyo nari nagiye kwa muganga hanyuma rero ntinda kuva kwa muganga hari dokima zari zabuze zisohora mu bitaro hanyuma bashakisha amazina yanjye barayabura biba ngombwa yuko nguma mu bitaro ni ukuvuga ngo wowe wararwaye urwarira ahantu babura dokima zawe biba ngombwa ko ugumayo none se nyine niyo mpamvu ejo bundi wirukanse kuba naravuye hano nirukanse ni impamvu zanjye bwite hari ikintu gishobora kuba cyarambayeho bikaba ngombwa yuko mva hano nihuta ariko ni akantu kari kaciyemo ntabwo bambeshye mu rugo ntabwo nshobora kumenya ikintu baba barakubwiye nyine barambwiye ku mpamvu ngo nakubonye nyine ngo wabaga ahantu kwa muganga ngo bakwitaho nibyo ubwo nicyo gihe nyine nari ndi kwa muganga ndwaye nari ndi kwa muganga ndwaye ariko ubu warakize narakize meze neza bakubwiye indwara nari ndwaye se bakubwiye indwara nari ko usetse nyine uzajya mbasuza hano udusure tuganire umbwire nyine ukuntu kera byari bimeze ese ubundi ko iki mama na papa batigeze bongera kubyara undi mwana wowe urabizi bishobora kuba ari impamvu z'umuntu ku giti cye ariko wenda ntabwo yaba ari amahitamo yabo hari igihe umuntu agira amahirwe yo kubyara akabyara umwana umwe urubyaro rugahagarara
nanjye njye mba numva nifuza nka karumuna kanjye cyangwa wowe ufite abana ngenda bafite ufite abana none se kuki utabazana nyine ngo umenyane nabo bamenyane namo ari njye nabo ninde bakuru ni wowe mukuru biranora uzajya ubazana mbasohokane tuganire mbigishe uziko numva mbishaka ugira n'imico myiza Bera uri umwana mwiza mu bwana bwawe ndakuzi uri umwana mwiza uri umukobwa mwiza cyane ntashobora kubona aho urugero nagushyiramo umwanya nagushyiramo uri umwana ufite uburere uri umwana ufite imico myiza rero nifuza ko wamenyana na babyara bawe nanjye ndabishaka cyane kubera yuko urumva byaba bimfashije mba nshaka kumenya famiye nyine ngire famiye nini ku buryo umuntu azajya mbaza ku babyara bawe ubundi numvaga nyine ari njye na mama na papa hari undi muryango mugari unturukaho uzabazane badusure kandi abana bo kwa anti wawe bari babyara bawe baba ari abakuzine yego ubwo ni muri icyo kinyarwanda bavuga neza hanyuma rero njyewe ndahari nzakubwira ibintu byinshi nukenera kubimenya nzagusura nzakuganiriza nzakwitaho nka anti nawe numva ari ibintu ukeneye kumenya mbega hari aho wumva unkeneye nimero zanjye urazifite uzajya umpamagara niba wumva ukeneye kumenya byinshi kuri famiye uzajya umbwira nzagusura karibu cyane ahubwo ntabwo nakwakiriye nakomeje ndavuga nayo ufite amatwi y'ibintu byinshi amusoro ariko ntabwo ariko neza oya nta kibazo mbahemba hikiye meze neza nta kibazo meze neza tekereza ko ntameze neza nyine ndabibona ko umeze neza ahubwo se mbwira ntari ndakumva ko hari ikintu ushaka kubwira so carry on ushaka kumbwira se ndakikubwira duhagaze aho ngaho kweri koko kubera nyine kiraremereye ahubwo Mellisa ntukayiwigira gutyo kuko ndi umuntu watinya koko si n'iki ujya kumbwira hari service ushaka kunsaba se ahubwo se wacyamubahera ku kibazo nari mfite nashaka kubaza mbaza hari ikibazo se umunsi wabaye iki nisanze gutya ni ukuri kunganiriza mu buryo budasanzwe feel free as usual tebre kuko nyine wowe na Bera Bella murakundana biri serious Mellisa are you okay nese ubwo ubu ni umunsi wo kumbaza niba nkundana na Bella turakundana ese nabyuzi hamere wanyweye ibiki njye nawe ntabwo mbizi yawantunguye neza ubundi ubona ibyanyu bizagira yuko n'undi iwabo batagukunda urukundo rufite igisobanuro rugomba kunyura mu bibazo njyewe ntabwo ntinya intambara niteguye guhangana kandi ndumva ku bwanjye niba Bella nkunda nanjye nkaba mukunda ibyo birahagije and you know everything of course I know ariko noneho ndashaka kubwira ibi ngibi ndi serious ko wajyaga umbona ndakiye kubona ko byanahindutse urabona kuko twe dusanzwe tuganira ntabwo ari ko nyine turi kuganira ariko turi inshuti ibyo by'ubucuti rero byageze aho ngo ndumva byandambiye byakurambiye ndumva byandambiye icyo nashaka ushaka kunyanga Mellisa
ntabwo ari ukwanga Bri ahubwo iyo ababyibura nabyo nabishoboraga ko Bri ngiye nsigaye ngukunda kandi seri nsigaye ngukunda Are you serious? urabona aha ngaha ndi gukina Bri nsigaye ngukunda mwana kandi nimba usigaye ubibona usigaye ubona ko ntagishaka usigaye ujya koza ibyombo nkaza nkagufasha usigaye ujya gufura nkaza nkakwicara iruhande nkakubwira amastori abaho n'atabaho ese bizi ntabwo bishoboka you're still young yeah Mellisa rero ntabwo bikindeba habe na gato kuko urukundo ntabwo rugendera ku myaka nta nubwo rugendera ibyo ngibyo nta nubwo wakabaye bingango ndi umwana kuko urukundo ntabwo rurebera ku mwana cyangwa ku muntu mukuru Mellisa ndibaza utari seri ngewe ndi umukozi wanyu sibyo so what no what has placed you to love me ntabwo ibyo bintu bifatika cyangwa urankunda Misu inshuti yanjye come on Bri navuze ngo ndekura nimba noneho utanashaka no kubyumva ndaza kubikumvisha neza man I'm in love with you urabizi nkundana na Bella sibyo I don't care ni Bella wagutumye se kugira ngo nesting ya nimba unamukunda ujye ngibyo no sinkinagije uri ku nestinga se ngutestinga ngo bimarira iki ninde wakontomye Mellisa we are just friends nishimira ukuntu tubanye cyangwa uri kunyezaho kugira ngo ubone uburyo munyirukane wanyu Yes doctor umva ngaho rero gira vuba ubanguke ndagutegereje kuko hari ahantu ushaka kujya kandi ntutinde rwose yego niba ngiye kunywa imiti kandi amasaha bambwiye rwose yararenze iminota mikeya ngaho kandi narakubwiye ngo iyi miti rwose ujye uyigendana urananira ngaho nkorera vuba amasaha yose amasaha y'inganukira ngaho gerageza uyime rero ndabona ukuntu nanjye mba ntunganya hano kirasharira gite Bella rero mbikiriye imiti sha siko bwakeye turakaze pe amasubiye mu buriri ndokeho gatoto
ubundi isi ya rusabuzi iri hehe ko itaza gutwara igitwara ugatsindwa n'Imana. Cyuko kigenda cyububa injara se y'ubuteguye mva mubwire kunyihutisha habaye iki mva munesha umutwe nta kintu cyo kuvuga kiri hano icyawe ni ugufata amafaranga ugahita ugenda kubera iki umva nta bindi bintu byo kukubaza byo kuvuga ihute wayabaze se wagiye wasiha ntabwo natwara amafaranga atabaze ariko si isi yarusahuze wambabura ukagenda ukabarira iwawe urabarira iwanyu ariko n'akantu ko kumbwira ngo ndasahura udasahura se utagiye kunkenesha ugakeneshwa n'iminsi uraza kuyongera kongererwa iminsi yo ku urandebera yayamboka n'ubukanzu butampaye ibishinge na rugero kigatwara amafaranga gusa ubwo se ubugira ngo uzabone yo kwitukuza n'ubundi ukitukuje nk'umuntu w'inkoko ariko se nzatanga amafaranga ngiye kugeza ryari kubyihorere wasanga ariyo ya nyuma n'aya mbere ariko ubundi nanjye ndizera nkakati ubundi se ko mpireje agahita ambwira ngo ninjye nishishe itabona ubundi namenya mpaye iki bakuze ko hano hantu mbaze nabi amaze ndime mana yanjye we Kuko mufitanye sana